imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Uyu munsi turaganira ku mikoranire ya RGB n'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta ndetse n'uruhare rwayo mu iterambere ry'abanyarwanda. Njye wabateguriye kino kiganiro ndi Jean Pierre Mazimpaka. Ko twegerejwe ubuyobozi n'ubushobozi, duhabwa amashuri n'ibikorwa remezo, duhabwa girinka ndetse na sako. U Rwanda n'abanyarwanda dufatanye twese twimakaze imiyoborere myiza yo kwigira. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu imiyoborere ibereye abaturage. Mu nshingano z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB harimo kwandika no guha ibyangombwa imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu Rwanda. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB kimaze kwandika imiryango itegamiye kuri leta NGOs igera kuri 794 ndetse n'imiryango ishamikiye ku madini igera kuri 601. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere kigaragaza ko kuva u Rwanda rwabona ubwigenge kugera mu 2012 imiryango itegamiye kuri leta yari yanditse itarengaga 400. Nyuma yaho RGB itangiriye gukora mu 2011, mu myaka 2 gusa handitswe imiryango itegamiye kuri leta irenga 800. Ibi bikaba bigaragaza imikoranire myiza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB n'iyi miryango itegamiye kuri leta. RGB ihura kenshi n'iyi miryango itegamiye kuri leta hagamijwe kunoza imikoranire kugira ngo inshingano bahuriyeho zo gukorera no guteza imbere abaturage zigerweho, nk'uko Mutabazi Theodore ushinzwe imiryango itegamiye kuri leta n'amashyaka muri RGB abisobanura. Société civile ni kimwe mu nshingano zacu. Icyo tuzifasha turazandika tukaziha ubuzima gatozi. Icyo dushaka no kunoza imikorere n'imikoranire hagati yacu kugira ngo tugirire umuturage akamaro. Noneho twabasabaga yuko barushaho kutwegera cyangwa twarushaho kubegera kugira ngo za mbaraga zacu zishize hamwe zikorere umuturage mu buryo bufatika, nabo barusheho kugaragara mu byo bakora. Intego n'umugambi wo gukorera umuturage azamuke. Niba tumukorera ubuvugizi bugaragare, aho budakorwa nihagire ucyaha undi, ugira undi nama, ariko twese dukorera hamwe. Mu nama zihuza RGB n'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta, RGB igira inama zitandukanye iyi miryango zirimo gukoresha neza inkunga bahabwa n'imiryango nterankunga itandukanye, ariko kandi bakanabibutsa ko izo nkunga zidakwiye gutambamira umurongo ngenderwaho, umurongo ngengamikorere wo guteza imbere abanyarwanda. Uyu ni Madamu Ambasaderi Fatuma Ndangiza, umuyobozi wungirije wa RGB. Aratangira ashima intambwe imaze guterwa mu mikorere y'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta. Nubwo tuvuga ngo hari ibibazo, ariko njye ndabona hari intambwe ikomeye cyane, kuko iyi reflection yo mufite nka civil society iri honest, aho abantu babwizanya ukuri bakavuga batangaha nituhanoza twatera imbere. Hari ibibazo nko gusetinga agenda nka civil society, kuko iyo utagize aho ushaka kugera n'uburyo usetinga agenda yawe abandi bari gusetingira. So njye numva ari ibiganiro byiza, ariko no kurushaho kunoza imikoranire byaba ari mwebwe na RGB, ndibaza n'izindi nzego. Tumaze iminsi duhura na bamwe muri ba partners, ariko muri abo ba partners hose usanga nyine civil society igezweho. Uruhande rumwe ni byiza, ariko nimutagira agenda ngo mugiraho mugana, nyine bazabagendesha, kuko
izo mpuhwe nanone nk'izabihe hari igihe usanga umuntu yazibazaho, sosiyete sivili hari amafaranga hari iki. Ayo mafaranga ngira ngo ni byiza kuyafata, ariko nanone mukaba muzi aho mugana, ntagire umuntu bagendesha, naho ubundi ntabwo mwaba civil society nyarwanda. Kimwe mu bibazo imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta igaragaza ni ukunengwa n'imiryango mpuzamahanga kidakorera mu bwisanzure. Ibi bigatuma itanenga gahunda za leta nk'uko iyo miryango mpuzamahanga ibi byifuza. Urugero batanga ni ukuba imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta itagikora imyigaragambyo nk'imwe mu nzira yo kugaragaza kutabona kimwe na leta gahunda ziba zashyizweho. Ibi imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta ibivugaho iki? Twegereye bamwe muri bo tuganira nabo. Madame Ingabire Marie Immaculée, umuyobozi wa Transparency International Rwanda, avuga ko ibi atakibiha agaciro, k'icyaha agaciro kuruta ibindi ari abanyarwanda. Nafashe gahunda yo kutaba nkibitaho cyane, kuko araza yakubwira ko ntacyo mukora, ukamasitese gahunda y'ibikorwa yacu urayizi, ugasanga ntayazi. Ntabwo wabwira umuntu ko ntacyo akora utazi gahunda y'ibikorwa. No mwakomeza kuvugana akarangiza ngo nk'ubu mwebwe ngo ntimujya mujya mu muhanda ngo mwigaragambye. None se nigaragambye ndwanya ibikorwa bya leta, uzi uko ntabyemera? Niba wowe dushobora kugira inama tukaganira tukagira aho duhuriza, nta mpamvu izatuma njya mu rukiko kukurega cyangwa njya munsi, kuko njye nawe twabonye ko turi bukemura ikibazo cyacu hagati yacu bwite. Bo rero bakunda byacitse, kritike zabo jewe nta nicyo zimbwira. Abantu nk'agaciro ibyo bavuze n'abanyarwanda, abaturage b'abanyarwanda. Ni nacyo kimbabaza kubona uyu munsi tutaragira aho dushaka ho gusubiza ibibazo byose, gufasha gucontributinga mu buryo ibibazo bafite uyu munsi byakemuka. Nge niyo ntego yanjye, naho umunyamahanga ibyo azazambwira ibyo ari byo byose ntacyo bimbwira, sinabitindaho rwose. Twegereye kandi naho Ishakiye Naftali, ni umunyamabanga nyubahiriza tegeko wa Ibuka, atugaragariza ko abanenga imikorere y'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta ari abatazi gukora neza icyo ari cyo. Iyo bavuga biriya twebwe bitwereka yuko batazi gukora neza icyo ari cyo. Iyo umuntu yigaragambya kubera hari uburenganzira yabuze, kubera hari ibintu ibi n'ibi, ariko mu Rwanda uko igihugu cyubatse, inzego cyashyizeho inzego ku buryo ziduha uburenganzira bwo kuvuga, bakaduha uburyo dukemura ibibazo byaba biri hagati y'imiryango itari iya leta. Ikibazo icyo ari cyo cyose cyavutse, abantu bakagira urwego baganiriramo bagashaka igisubizo. Ntekereza ko rero iyo washakaga igisubizo, keretse ikibazo wari ufite ari ukwigaragambya, ugasaba ngo wigaragambye gusa. Iyo ukomeje kuganira n'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta, usanga iyo ntero ariyo bahurizaho. Mu gukomeza kwimakaza imikoranire myiza ya RGB n'imiryango itegamiye kuri leta, RGB isaba iyi miryango kurushaho kwegera abaturage. Mu gihe hitegurwa ukwezi kw'imiyoborere gutegurwa na RGB, umuyobozi wayo wungirije Madame Ambassadeur Fatuma Ndangiza avuga ko nubwo imiryango itegamiye kuri leta ikiyubaka, ukwezi kw'imiyoborere ari umwanya mwiza kuri iyo miryango wo kurushaho kwegera abaturage, dore ko ubushakashatsi bwagaragaje ko igice kinini cyayo kigaragara mu mujyi wa Kigali. Ngo birumvikana sosiyete sivile mu Rwanda ni urwego rukiyubaka kubera amateka y'igihugu. Ubu ngubu leta yashyizeho, navuga environment cyangwa se yashoboje sosiyete sivile kugira ngo zigire uruhare rufatika. Ariko nyine mu bushakashatsi RGB yakoze byagaragaye ko 70% ya sosiyete sivile zibarirwa mu mujyi wa Kigali, hanyuma 30% akaba ari zo zibarirwa hanze y'umujyi wa Kigali. Bigaragara ko batari begera abaturage cyane, kandi akazi kabo kenshi ari ubuvugizi kugira ngo ibyo leta ikorera abaturage bikorwe neza, ntabwo bavugira abantu utabegereye. So tukumva rero ukwezi kw'imiyoborere ari amahirwe ya sosiyete sivile kurushaho kwegera abanyarwanda, ariko noneho no kumenya ibibazo by'abanyarwanda. Buryo ushaka kuvugira umuntu ugomba no kumenya n'ibibazo bye, ariko ni byiza byagezweho ukabimenya ukabivuga uko biri. Turacyari mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage, aho turi kuganira ku mikoranire ya RGB n'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta. Ushobora kuduhamagara ku murongo utishyurwa 3520 cyangwa se ukatwandikira kuri email info@rgb.rw. Ushobora no kuduha igitekerezo ku rukuta rwacu rwa Facebook ari rwo imiyoborere ibereye abaturage. Ushobora no gusura urubuga rwa internet rwa RGB ari rwo wa@rgb.raw ukamenya byinshi kuri iki kigo.
Imiryango itegamiye kuri leta igaragaza ko yiteguye kugira uruhare rufatika mu kwezi kw'imiyoborere kugiye kuza. Bagaragaza ko biteguye gutanga umusanzu wabo, dore ko uku kwezi kuzahura n'icyumweru cyabo cyo kumurikira abaturage ibikorwa babakorera. Uyu ni Ahishakiye Naftali, umunyamabanga nyubahiriza tegeko wa Ibuka, akaba n'umwe mu bagize inama y'ubuyobozi y'ihuriro ry'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta. Iki tugomba kukitabira. Ubundi usibye noneho no kugira aka karusho kuko tuzabihuza na Civil Society Week. Tuzagira amahirwe tubihuze na Civil Society Week, natwe tugire ibikorwa byihariye nka societe civile dukora muri kiriya cyumweru. Hari rero ibintu byinshi duteganya kuzakoramo. Ikintu cya mbere nuko twifuza yuko ibikorwa bya societe civile nk'uko nabivugaga, abanyarwanda hasi mu midugudu n'utugari ntabwo babizi. Dushaka kubibaganiriza, abantu bakabyumva, bakamenya ibyo dukora, kugira ngo umuturage ukeneye ikibazo, ufite ikibazo cy'ubutabera, yumve ngo hari abantu babikora, yafashe imyirondoro yabo, aho bakorera, abe yabagana bamufashe gukemura ikibazo. Murungi Peace, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta, ashimangira ko kwegera abaturage ari ingenzi kuko ibyo bakora byose ari bo babikorera. Iby'imiryango ibereyeho ni ukuvugira abaturage. Byumvikana rero utabegereye ntabwo ari bo waba uvugira, waba uri mu bindi. Inshingano nyamukuru rero ni ukwegera abaturage kugira ngo ibyo ubagenera bibe ari ibyabo, cyangwa se ibyo utanga ubuvugizi ukora ubukorera abo nyine, kandi bube ari ubazabagirira akamaro. Ubu bushake bwo kwegera abaturage imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta igaragaza bugaragara nk'umwe mu musaruro w'imikoranire myiza iri hagati y'imiryango itegamiye kuri leta n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Madamu Ingabire Marie Immaculée, umuyobozi wa Transparency International Rwanda, avuga ko aho iyi miryango iviriye muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igatangira gukorana bya hafi na RGB, hari byinshi byahindutse. Ubu ngubu uricara ukabuzi ko RGB nkatewe ngira ngo bwira abonye amatelefone y'abantu bo muri Civil Society nk'ijana, kandi tuzi noneho nibura n'uwo duhamagara. Hari nubwo waba gufite muri Minaroke wamuhamagaraga ugasanga bagiye Karongi mu kibazo iki n'iki, ugasanga bafite inama hanaha, ugasanga bahuye n'aba. Ni ukuri imikoranire yarahindutse cyane nibura ubu, kandi n'umusaruro uraboneka. Ibi kandi binashimangirwa na Ahishakiye Naftali, umunyamabanga nyubahiriza tegeko wa Ibuka. Icyo twishimira ni ikintu kinini, kuko ubu ngubu serivisi imiryango itari ya leta ihabwa na leta binyuze muri RGB irihuta. Ikintu cyiza ni uko RGB iraboneka ku gihe, kandi ukabona yuko irushaho kwegera imiryango itari ya leta. N'imiryango itari ya leta uko ubona serivisi vuba ni kugirira icyizere urwego. RGB isaba imiryango itegamiye kuri leta gukomeza kubyaza umusaruro urubuga ihabwa na leta, ishyira imbere guteza imbere abanyarwanda. Ubu nibwo butumwa Mutabazi Theodore, ushinzwe imiryango itegamiye kuri leta n'amashyaka muri RGB, aho iyi miryango. Ubutumwa umuntu yasorezaho nuko leta yahaye rugari societe civile, ari muri gahunda ya leta y'imyaka 7, ari muri ya gahunda y'imbaturabukungu. Ni ngombwa noneho ko nabo bafata uwo mwanya bakaza tugafatanya, kuko leta yo yamaze kugaragaza ko societe civile ari umufatanyabikorwa w'ingenzi. Turabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro, aho twaganiriye ku mikoranire y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere n'imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta, hagamijwe ko umuturage agira uruhare mu bimukorerwa. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kugeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, wahamagara ku murongo utishyurwa 3520 cyangwa ukatwandikira kuri email info@rgb.rw. Ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage kinyura kuri Radio Rwanda buri wa mbere saa 12:15 kugera saa 12:15, naho kuri televiziyo y'u Rwanda ni ku cyumweru saa 1:45 kugera saa 2 z'ijoro. Ikiganiro cyacu nta tugisoreje, tubararekire kuzakurikira icy'ubutaha. Nge nari Jean Pierre Mazimpaka. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo, bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe.
imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. imiyoborere myiza